usibye ko hari abantu bashyira hanze ibintu byabo. No nawe wemeranywa na wa muntu wavuze ngo nta mugabo w'umugore umwubaho. Ubwo nicyo ushatse kuvuga? Oya, uwo muri sinanamuzi njye bivuze, ariko ushobora gushaka umugore akaza akurikiye bya bintu ariko wamubera umugabo mwiza, umutima wo gukurikira ibintu akawureka. First of all, kirareba ababyeyi. Ariko twavuze ko noneho tubanza no kureba igitera gucana inyuma none mu bashakanye. Ngewe cyo mbona kuko ababyeyi babaye bazima, abana baba bakuriye ahantu hazima nta nibigo bifasha nkunda kushyira mu majwi ikigo cya gender. Nabo ubwabo bafite mu ruhare. Icya mbere ntibashaka kwemera ko ibibazo bihari kuko babishakira umuti, kandi nta munsi n'umwe uzakemura ikibazo utemera ko gihari. Cyangwa kamukomera amashyi kandi kazi kubyina kubera ko kari kwinyonga biriya bintu byose rero tubikora tuzi ngo ni byiza, ariko birangira n'ubundi bikuriye abana. Nakadoze uri kumushyiramo agakura yumva ko ntacyo bitwaye, ariko bikarangira biteje ikibazo nyuma akaba atakibasha kubigarura. Nicyo kibi. Muraho neza bacuti bavandimwe Bakunda TV. Nkuko mumaze kumenyera, ngewe nitwa Andrew. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kuri Bakunda TV. Nkuko musanga mubimenyereye, Bakunda TV ibagezaho ibiganiro bijyanye n'umuryango, umuco ndetse n'ururimi. Kuri uyu munsi rero dufite umutumirwa wacu, aza gutangira abibwira, hanyuma dukora ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turi kumwe. Muzagera mumenyera buhoro buhoro. Tuguhaye ikaze Mukitsi Muhire, watangiye kwibwira abakunzi bacu. Murakoze. Nanjye ku mazina nitwa Uwitonze Zahara, ariko bagakunda kumbyinirira akazina kitwa Tonzi. Nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Harya watubwiye ko ari kuvuga ku muryango, ikiganiro cy'umuryango nyarwanda, sosiyete nyarwanda yacu, imibereho yayo, imibanire yayo, uburyo umuryango tubanye. Yego. Cyari cyane ku bakundana cyangwa abashakanye. Murakoze. Nishimiye kuba umutumirwa w'uyu munsi. Sosiyete yacu nyarwanda igira ibintu byinshi biyirimo tuba twumva twaganiraho kugira ngo tugire icyo twiyungura cyangwa twungura bagenzi bacu. Yego. Numvaga rero hari ikintu nakubaza nk'umuntu umaze igihe ukora iki kiganiro gifasha sosiyete yacu nyarwanda. Yego. Maze iminsi nibaza ku kintu kijyanye no gucana inyuma. Yego. Gucana inyuma gushingiye ku bantu bakundana, abasore n'inkumi, cyangwa abantu bakundana abashakanye bo ku rwego rw'abashakanye. Yego. Nkaba nagira ngo abagore n'abagabo. Ni ukuvuga ngo ni umuryango noneho nyarwanda urimo umugore, umugabo n'abana. Yego. Nagira ngo nkubaze. Yego. Icyo kintu ugitekerezaho iki? Iyo ugitekereje ubona kimeze gute muri sosiyete yacu? Icya mbere urakoze, ni ikibazo cyiza kinakomeye ariko cyugarije umuryango wacu cyane. Icya mbere tubanze twemeranye, ikintu kirahari cyangwa ntabwo gihari? Kirahari. Ndetse na cyane. Yego. Yego. Ubona ari bande babanza kugishyira imbere cyane? Abaca inyuma bande cyane ni bande? Ngewe rero ukuntu mbibona ntago ndibujanishe kuko ijanisha ryo ntago ndarikora, ariko mu mirebere yanjye uburyo mbikurikirana bose baranganya. Baranganya. Yaba mu rubyiruko bari abo twita abakope kopine, yaba abashakanye umugore n'umugabo, byabaye biri ku rwego rwo hejuru ku buryo nta wavuga ngo hano ni bike, hano ni byinshi. Ngewe ukuntu nkibona nkuko mbajije, ndahera ku bakope na kopine. Yego. Akenshi ari iriya myaka nyitangewe imyaka y'ubukubaganye. Yego. Nta mwanzuro akenshi, nta terekezo baba barafashe. Icyerekezo kijyanye n'umurongo mugari wo kugira urugo. Ibyo ni ugushyaguzwa bijyanye no ku mubiri we uramo igisore cyinshi. Ushatse kuvuga ko baba bataramenya ibyo barimo?
oya yego nibyo barabizi ibyo barimo ko akenshi bihura mu gukundana kandi biganisha mu kuryamana biganisha no kuba kumwe n'umuntu badahuje igitsina ngo biramushimisha niko Imana biremye ntabwo tubihindura ariko noneho akabona n'uriya bose kumva arabashatse ndetse rimwe na rimwe uzanabigenzura kubiganaho usanga n'abakobwa bigana hajya barwanira n'umuhungu cyane rwose bikunze kuba ku bakobwa n'abahungu abakobwa bakunze kurwanira abahungu cyane kurusha uko abahungu barwanira abakobwa yego biterwa n'iki rero mu kuba abana ku ishuri bakunda abantu babitaho bahakeya amagana uko babivuga uyu munsi akunda kumva ko aremera afite uwo bakundana ku ishuri yamukingira ikibaba haramutse n'iki niko twiremye ko umukobwa wese akunda umuntu wamurengera akamwita gutyo ariko akazamo no kugira irari ryinshi nubwo n'abakuru barigira nuvuga abona uriya akabona ni mwiza yabona uriya akabona ni mwiza ejo abana bikamunanira bajya muri vakansi ugasanga umwana umwe atahanye amasheke undi atahanye agatari bagura ku ishuri kumugeraho bikamunanira akazahura n'undi wiga ahandi hantu batamukaritsiye imwe cyangwa bakuranye ugasanga rimwe na rimwe ibyo gucana inyuma ntibizajya binarangira ariko niyo yakurikiye neza usanga byanahoze kuva na kera ntabwo ari ibintu by'uyu munsi ahubwo uyu munsi kubera ko haje ikoranabuhanga ntibyihutisha kubera ko hari imico y'abazungu dufata tukayita iterambere nabyo tubishya ku karubanda n'imiterere y'uyu munsi ukuntu abantu bahura biroroshye ariko na kera hose byabagaho abantu bakanika udupapuro byabagaho nanjye ndemeranywa nawe uyu munsi rero ingaruka mu buryo burimo disipurine ikinyabupfura ku buryo bitari hanze cyane ariko ubu ngubu n'amafoto n'amavidewo ku buryo umwe afata undi videwo akoherereza undi ujya kumenya ko umuntu yaguciye inyuma hari akamenyetso wabonye hari n'igihe noneho na mugenzi wawe avuga turiya mutipe nzamutwara nanjye ndamushaka agakora ibishoboka byose babanabonana agafata iyo videwo cyangwa iyo foto akayohereza wa wundi kugira ngo amuhishe umutima kubera ko ashaka kubateranya ngo nawe amubone amugumane abateranye amujyane ikibitera rero ngira ngo mbibona ko hanze dushaka kugaragara cyane no kwiharira cyane uriya ubusambo ni ikintu gitangira kare nuko kukivuga direct bigorana ubusambo burya buri mu bintu byinshi nabwo ni ubusambo ni ukuvuga ngo buri muntu aba ashaka kwiharira kandi ukabona ko ibyiza nawe ubyigumanira akoresha rero uko ashoboye kugira ngo aguteranye n'uriya nubwo abyita ko ari ukumuca inyuma ariko nanjye ibyiza mbigire ni ukuvuga ngo ikigaragara cyo ni kimwe ku bijyanye n'imibereho y'ubuzima bw'imiryango ikintu cyitwa urukundo rw'umuntu umwe n'undi kugira ngo atangirane n'umuntu akundane bigana segonderi bagera bashakane babyane ababigiye n'umwe ku ijana abenshi bacana inyuma muri rusange ikibitera rero nanjye sinzakora ubushakashatsi mu buryo bwimbitse ariko umuntu harateye ikintu cyo kuryoshya ashaka kuryoshya n'abantu batandukanye kandi aho ageze hose abibone kandi abakobwa baramujyana n'ibibazo byinshi igitsina gore mutetwa n'abantu benshi uko ni ukuri mutetwa n'abantu benshi rero nibyo mvuga nanjye ushobora guterwa n'abantu ijana ukemerewe mu bantu ijana baguterese ntabwo baramo batanu bagufatisha batanu kandi ubwo nakuvuze ubundi byawe turabisubiramo mu kandi reka tuvuge gutyo mu bantu 10 bagutereta ntabwo aramo babiri bagufatisha 20% bitewe n'amahitamo yanjye hari igihe ubalansinga umuntu wareba nawe muri za needs zawe muri babandi 10 ntihaburamo babiri bujuje kuko nta wuzuza byose ushaka ukavuga ati uyu afite wenda 7% uyu afite nka 5 kandi muri babiri bagufatisha hari igihe usanga baribeshye bari barindwi basigaye harimo muzima aho urukeneye ago wariwe mu basigaye inyuma ushobora usanga mu bantu bose mukura nabo ugenda uhura nabo mu 10 baguteresemo sibyo ugira gutyo ugasanga muri barindwi basigaye niba ujya kuvanamo muzashakana cyangwa mukunda igihe kirekire reka twemeranywe ko ku rubyiruko cyangwa babandi urwego rwa kopine
biterwa no kutizera no kutizerana no kudahaga n'iryo rari wabivuzemo byinshi byose. Ariko se noneho bariya bo wenda babazagira igihe tukabivuge gutyo bara kopena kopine harimo ikintu ijambo rimwe nibakoresha rikwemo byose b'ikinyarwanda gushyuhaguzwa. Gushyuhaguzwa rero abafata hari ntujye n'abakobwa gusa ngo n'abahungu nuko n'abandi nuko kuko n'umuntu wacu inyuma n'abantu nyine baba bizengurukaho. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Ikindi rero ko no kubagenda bakura abana batoya none uko bagenda bakura batangiye kumenya ibintu none uhaje n'amafaranga mu kintu gihe umwana ashaka agatelefoni cyane umwana arashaka akaroka udufaranga ko kurya muri kantine utumuhaye agahita mwemerera ni ibintu byoroheje gutyo. Ibi byose rero bituma ibintu bigenda bihinduka. Ariko muri rusange ubusambanyi gucana inyuma bwo burahari gucana inyuma. Gusa ikindi nakongeraho wenda ku rubyiruko nta n'umuco ukiriho. Ni ukuvuga ngo mbere habagaho abana bakuriraga mu miryango itarimo ibyo bintu bagakura bafite ukuntu bahabwa uburere. Ariko kuri ubu muri sosiyete nyarwanda nyine umubyeyi wese w'umumama abyuka agenda, uw'umupapa akabyuka agenda, igihe cyo guha abana uburere cyabaye gito. Noneho bigatuma rwa rubyiruko rutagira n'ahantu rubonera impanuro. Noneho yahura na bwa burumbuke agezemo bimwe bavuga ngo gushyuhaguzwa nta management yo gushyuhaguzwa afite. Nuvuga ngo arumva uko umubiri ntago yaganirijwe uko umubiri uri bumuyobora ako kanya niko nawe ari buwujyane. Cyane ko basigaye barangiza kare akarangiza wenda secondaire itabona akazi akiga university afite akazi twadufaranga wavugaga ashukisha abakobwa yakunze n'abakobwa kandi nabo baba badushaka akagira gute akadukoresha. Ari kuyoborwa n'umubiri akanayoborwa na ya mafaranga akorera. Ubwo igisubizo ni iki rero nuko amafaranga ayoboye arayoboye no kuba nta umusosiyete nyarwanda itakigira umwanya wo gutanga uburere utuntu duto. Uvuze ikintu gikomeye ahubwo uvuga uti niwo muryango wacu nawe urasanga n'ababyeyi birimo cyane. Niyo mpamvu nakubwiye ugasanga no mu muryango imbere barimo barabibyinirira cya kiganiro navuze ubushize mvuga ukuntu usanga nk'umuntu w'umugore abwira umwana umwana we w'imyaka 6-7 w'umukobwa amubyinira ngo afite nyashi sibyo biriya bintu buriya kamuguze cyangwa kamukomera amashyi kandi kazi kubyina kubera ko kari kwinyonga biriya bintu byose rero tubikora tuzi ngo ni byiza ariko birangira n'ubundi bikubiye abana nakadoze uri kumushyiramo agakura yumva ko ntacyo bitwaye aho bikarangira biteje ikibazo nyuma akaba atakibasha kubigarura nicyo kibitera kibikuza none no gukunda utuntu duto two tw'ishuri turahongaho turashaka gutera imbere turashaka gusa neza turashaka kugendana n'ibigezweho n'umwana muto akura areba mugenzi we ku ishuri baga kareba inkweto zigezweho gusa abana b'iki gihe abwira umubyeyi akamutegeka akamubwira ngo hasohotse urukweto runuru mama umwana uko akana kayaje rwambaye nanjye ndarushaka none n'umubyeyi akabyemera cyane. Usanga ababyeyi bahangayitse ari kuvuga ndabona 50 hengo uha mukobwa wanjye arashaka urukweto rwitwa gutya na gutya. Urumva ari byo birakwiriye? Ntago bikwiriye. Ubundi umwana kera yakuze bamugenera umubyeyi akaba ari umugenera bitewe n'ubushobozi umuryango we ufite kandi akanyurwa nabyo ariko nta kunyurwa ku gihe ariko ko natwe ababyeyi tubigiramo uruhare. Bivuze ngo muri rusange ikintu cyo kutanyurwa kitangiye n'amanota kirimo cyane gihereye hasi ngo iki kibazo cyo gucana inyuma ni ikintu gihereye hasi kirimo detaye nyinshi ku buryo bisaba kwigisha guhoraho. Ubwo rero kwiga guhoraho twavuga se kuko kireba abande kugira ngo first of all kirareba ababyeyi ariko twavuze ko noneho tubanza no kureba igitera gucana inyuma noneho mu bashakanye kuko ababyeyi babaye bazima abana baba bakuriye ahantu hazima nta doze tonduva ikiganiro kiri mu giciro bibiri bitandukanye kirimo mu muryango ku bantu bakuru ababyeyi turavuga abagore n'abagabo ariko kiri mu rubyiruko abana babo cyangwa bacu bakopina kopine uburyo basa nkaho bose dusa nk'abarushanwa ahubwo bavuze ko uyu munsi usanga umwana w'umusore arimo afite umukobwa muto mugenzi we agafite n'umugore mukuru waribonye cyane. Ni ibintu boroheje nuvuga ngo
tworoheje ubuzima, tworoheje ubuzima cyangwa twangije ubuzima. Yes, niko nita kubworoshya kuko ubundi ikintu gikomeye niwe mpamvu hajya habaho ikintu bita ngo ikosi ryigisha umwana ubuzima bwose, akamenya ngo igihe nzaba ndi mu nzara mfite uburyo nzayimanaginga. Ariko koroshya ubuzima ni iki? Ni ukuvuga ngo ni ukumva igihe cyose uzajya uhora uri mu buzima bwiza, kandi ntabwo bishoboka. Noneho bigutera kugira gute? Gukora igishoboka cyose, cyaba ikiza cyangwa ikibi, kugira ngo bwa buzima bukorohere. Bivuze ngo abenshi baca mu nzira rero zitari nziza kugira ngo borohere, kuko tumaze kubona ko ubuzima butoroshye cyane. Dore ikibazo ko nkibona ngewe rero, nubwo uvuze ngo nkunda gutunga urutoki kuri minisiteri y'umuryango n'ibigo biyifasha, nkunda gushyira mu majwi ikigo cya genda, nabo ubwabo bafitemo uruhare. Icya mbere ntibashaka kwemera ko ibibazo bihari, kuko babishakira umuti, kandi nta munsi n'umwe uzakemura ikibazo utemera ko gihari cyane. None se ko tubona abana uyu munsi bacana inyuma ari batoya, tukabona uyu munsi ababyeyi nabo bacana inyuma ari bakuru, ubwo nizo hano undi ngiye kubanza gusa nkaho nkortira kuri iyi session y'urubyiruko. Igihe cyose hatazabaho kunyurwa, gucana inyuma kuzahoraho, kandi igihe cyose umwana azakura avuga ngo mfite umukopine ariko niba turakundana, ariko niba atabasha kumpa telefone nkeneye, Moses akaba ari buyime ngenda ni ukuvuga ngo umutima we nta kunyurwa ufite. Icyo kintu kizahoraho. Noneho nitugera ku bashakanye, turaza kubanza turebe abashakanye bo biraterwa n'iki. Ubwo si bya bindi byo si ibintu. Noneho ubu ngiye nkugejeje kuri B, si ibintu. Urabyumva gute? Umuntu murakundanye, muvuye muri ya stage ya kopine, uragiye umwerekanye iwanyu, araje aragusabye aragukoye, murabanye, mumaranye igihe, mubyaye umwana wa mbere, cyane cyane nyuma y'umwana wa mbere ukajya kumva mugenzi wawe batangiye kujya bakubwira utuntu kanaka, yaba ku mugore yaba ku mugabo, hose biriyo. Yego, ngewe kubashakanyeho ni ikihe kibazo gihari? Kubashakanyeho ndayibona mu buryo bwagutse. Icya mbere kinini ni ibintu, imitungo. Ushaka ibintu, kagende arabonera ko ibintu agashaka kuzagera ku nzi. Ku bagore bakurikira amafaranga akenshi. Yego. Bitandukanye n'abagabo. Niko ubyumva? Niko njye mbyumva. Ku bagore akenshi, abagore akenshi bashaka ubaha amafaranga. Rimwe na rimwe ugasanga yenda umugabo we ntabasha kubumpa bya bindi byose ashaka. Niyo telefone ashaka nziza cyane, ukaba tuvuga ku bantu batoya, arashaka igura miliyoni, kandi yenda umugabo ntashaka kugura na telefone iguze 100,000, kandi kugura kandi bitajya ngo bahita ngo iki iPhone se oye ugura 25 agatelefone bayita ikosora bayita ikosora zimwe zo muri MTN bazita ikosora. Hari n'abagise make ziriya za make ni zimwe bafataga bishyura, ntabwo ari za 25. Ntabwo bigihari si byo, ntabwo ndimbize ndabikeneye. Zabaga zirimo amoko atandukanye, Infinix, Tecno, za make, ariko iyo ngivuze 25 bayita ikosora. Nta gatelefone gato kagura 20. Yego, umugore agatunge muri kino gihe, kandi azi neza ko hari umuntu uza kumuha telefone nziza, biragoye. Hari uwagatunga barahari, twavuze byinshi, reka siko n'umundi tuvuze gucana inyuma, n'ubundi bose nababikora, n'ubundi bose nagwabikora, ariko umubare munini urabikora. Hano zigitangaje bose bava mu izina rya Yesu, bitangiye batabyemera, basirimba turi muri ibi ngibi muri ameni, ariko abantu bakijijwe, ariko abantu barimo biki bose, kandi ahantu rero bye ntari bwemeranywe nawe ni hamwe. Icya kabiri kandi mvuga ibyanjye bisa nk'ubirangije nawe uko byumva. Icya kabiri no ku bagabo nabo ubwabo, abagabo bose dusanga karemano yacu wagira ngo guteta biratworohera kumva byoroshye, ariko se ikiri inyuma yabyo noneho gifatika gishobora gutuma na wa mugabo witonda agenda. Reka nkubwire, umugabo witonda nubwo yakwitondesha 100, usibye ko hari abantu bashyira hanze ibintu byabo. Nawe wemeranywa na wa muntu wavuze ngo nta mugabo w'umugore umwe ubaho. Ubwo nicyo ushatse kuvuga? Oya,
uwo muri sinaramuzi njye bivuze ariko nemera ko n'ufite none kuvuze ngo abagabo mwebwe ni karemano nemera ko n'ufite umugore umwe amufite nyine kubera ko we afite umwihariko wo kubanza kontorora amarangamutima ibyo bintu ariko mu mutima imbere nashaka kubura irari niko tureme ariko ku bagore wabyoroheje ku bagore uravuga ngo impamvu bivuze ngo bakunda ibintu ngo urumva abagabo barahonga ntabwo ateretse umukobwa ngo abure icyo kuvanaho ndaza uze kumpa akanya kuko ahantu ndi buhatinde ahantu ndaza kuhatinda banza uvuge ko ndi kumva nshaka nko kuguca mu ijambo nkibuka ko wambwiye ko komeza nta kibazo ufite bakubwiye amakuru yose waje ufite baramwaganiye mbere kuzagaye ngende bukome urusyo mumeningasi nyamara wowe wamaze kuhengamira ahantu ntabwo uri guhangama ahubwo atangire ku bagore kandi hari ahantu ngende nabonye wahengamiye kandi ugeze ku bagabo ndaza kuguhengamura it's okay ndaza kuguhengamura ubu ngeze ku bagabo noneho abagabo naga yaba umugore ubikora yaba n'umugabo ubikora ntibyakabaye byo ntago byakabaye ibyo byose muri rusange ntibyakabaye bityo ariko turasubira inyuma gato turebe karemano n'ibi ukuntu biteye rero kubyegageza n'ibisa no kubidahari n'ugenda mu mateka kera n'ikoranabuhanga ritaryaza iterambere tuvuga ngo iterambere ry'uyu munsi muco w'abazungu ukajya mu kinyarwanda nyizina cya kera wasanga umugabo afite abagore 3 4 sibyo yego ndetse hejuru yaho akabyana n'umuturanyi we bakanabyinirira ngo umuturanyi ngo byajambo riragarutse nta mugabo w'umugore umwe ubaho oya icyo navuze ngewe ntabwo navuze ngo ni bose navuze abenshi uvuze ngo nta n'umwe naba nkabishe sibyo nta n'umwe oya ariko siko bose barasambana hanyuma bakabya abasundi abaza ngo babijyanaga abana basa abaturanyi babo bababye kuri bandi bose abagore abaturanyi no kandi n'ubundi bababyanaga n'abagore babaturanyi babo ariko ikintu ko gikomeye haraho none ujya ugasanga bavuze ngo uriya mwana wanjye dusa mu bitugu cya kintu ko gikomeye byahereye kera ariko ubu ngubu noneho biri ku rwego rwo hejuru ku buryo reka nkubwiye ko ngiye mbyumva cya kintu kirakomeye ikibazo numva kigoranye n'abandi badukurikiye bazagenda batubwira ukuntu babyumva pe tujya tukiganira mu buryo bwagutse ariko njye ko mbyumva nuko mbibona abantu bose bacana inyuma itandukanye ry'abagabo n'abagore akenshi abagabo bagendera batereta kandi bafite n'icyo bashaka gushora muri abandi yego n'abagore nabo ashaka kuba abishaka ariko ko karemano yabo ukuntu iteye atapfa kubwira umugabo sibyo kandi karemano yamukunda gusigasirwa bwa tuntu twiza tukaba umuyoboro ariko nabo n'ubusanzwe atafite umutima ntabwo yabikora harimo rero gushaka imitungo ku bantu sibyo harimo n'irari ritarangira umuntu apfana naryo sibyo muri rusange ariko irari rigira abagabo nta mugore ugira irari icyo turacyemera nkaho ntabwo nari mbizi nta mugore ugira irari buriya ntabwo ushaka kureba buriya umugore kugera ku rwego rw'umwemeza byagutwaye imbaraga nawe urabizi niba waraterese ariko mwebwe ni ukuvuga ngo akantu keza kose gatambutse muba mumeze gutya oya ashaka ko atari mwiza mwebwe mugira amatsiko ni ukuvuga ngo ni impamvu ari mwe mugirira rimwe mugira amatsiko n'umubi uba ushaka kumenya uko ameze oya twebwe turebayo yenda urigarura nyuma ukagaya ariko warebyeyo ugatangira gushishoza nyuma ariko mbese mwe ntabwo mubigira twe bidufata umwanya ni ukuvuga ngo twe tugira ibintu byinshi tugendera wenda niba wanyemereye kuvuga ndashaka kuza gutangirira hejuru njye nuko nayibonaga nabona ko abakobwa bashaka ibintu abagabo b'abagabo nibo bashaka bagira irari ryinshi kurusha abagore ryaraye ryabo ibyo byombi bigatuma abantu bajya hanze ariko hari ikindi kintu abantu bakunda kwirengagiza kandi ngewe mbona ari ukuri ni ikihe abantu barabana ariko mu by'ukuri impamvu abantu babana ni iyihe nyamukuru nubwo tugera ngo ni umuryango ngo ni ukubyara ariko ngewe umuntu atariyo ntuzitangira iyo itangira ya mbere ni mu buriri yego ni mu cyumba rwose cyane hari ahantu hapfuye hari n'ibindi byose birapfa hariya ni batiri iriya ni batiri y'urugo yego hari abakunze ibintu batinya ubukene sibyo bashaka kuba mu buzima butari ubwabo nabo yiyubake yubakire kubwa mubiri we kabyita gutyo hari n'abandi bantu bashurasha abagabo irari risanzwe aho ngaho dukubaganamo nk'abagabo abagabo nemera ko babigira cyane ariko hari n'ikindi kintu cyitwa
niba ari ko abantu bamaranye igihe basa nk'abarambirana bamenyerana, niba yenda harimo n'uburwayi umuntu akarwara sibyo kandi akora agenda ni muzima sibyo uramubona ko ari muzima agenda ariko mu by'ukuri nta kibasha gahunda noneho mu rugo ho urajya mu ideni ariko hazi nta deni njyamo uko hanze turahura n'ibyanga nzarekere sibyo ariko mu rugo ho ni ideni mu rugo bigapfa aho ni ikibazo kinini cyane nabyo mubona ko byaba ikibazo ariko ikibazo kugira ngo bemere bakivuge ntabwo gikunze kuvugwa no kuganirwaho ariko nakisha kuba ipfundo nacyo kirimo ujye kuvuga abantu ngabagabo ngo barwaye za prostate hadi kugera tukibasha kugira ibyo akora nge hari n'ubundi bushakashatsi nakoze abadamu iyo bamaze gushakwa bagashyirwa mu rugo bagira ukuntu batita kuri iriya nshingano yo mu buriri ugasanga tuvuge yagize ibintu byinshi yananiwe wagera mu rugo yego ubu natangiye umugabo yagera mu rugo yamubwira ati bimeze bite ndiruhiye nyamara ngewe mu mikurire yanjye nakuze batwigisha ko umugabo ntago bamwima nubwo na Bibiliya irabivuga nubwo waba umeze gute umugabo ntago bamwima ukoresha uko ushoboye Bibiliya ibyita ngo itabaza ryawe rigomba guhora ryaka uri kumva ariko ababyeyi benshi abadamu benshi bamara kugera mu rugo icyo kintu ntibakiteho cyane buriya hari ikintu nkunda kubwira abantu abadamu b'abashuti banjye nkamubwira ngo basi umugabo wawe azaguca inyuma yabikoze kubera ingeso ariko atitwaje wowe kuko abagabo benshi hari igihe ujye kuganira nawe ukakubwira ati none ko aba yanyimye ni ikibazo nari ntangiye kuvuga ukuntu uganiriza umudamu akenshi abadamu nyine bagerayo agatangira kwima umugabo kandi nicyo kintu mu by'ukuri cyamujyanye mu rugo iwanyu mukora ibintu byose n'umuhungu iwabo bakora ibintu byose ariko mu buriri niho haba hakuzanye noneho yahagera ngo crise yaradukubise ngo tumaze iminsi muri nguzi kuba umuntu yibereye muri crise ngo ukajya kumva umugabo arakubwiye ngo ibiki yes nta mugabo wimwa uba ugomba kumuha kuko crise uyirimo nawe ayirimo ikibazo muragifatanyije noneho hariya rero batiri niba febre n'amafaranga ntagabura nge nakuriye muri society wacu batwigishije yuko iyo wimye umugabo uba umufungiye imigisha ntago ashobora kujya mu kazi ngo akazi kagende neza hari n'igihe agerayo agashiduka boss we yamubwiye nabi abafite umushiha nuvuga ngo abafite mauvaise mère en français ni gutyo babivuga noneho ibintu byose bimubera bibi pe nuvuga ngo niba ushaka ko nyine mutera imbere iyo crise karangira hereza umugabo ibyo agomba guhabwa niko bigomba kumera noneho bitwaza izo crise rero n'utwo tubazo tundi ugasanga ngo bavuganye nabi ngo emisaro ngo Bibiliya iravuga ngo izuba ntirikarenge mukirakaranyije kugira ngo nyine iri abatirize kubona uko icagingwa yuzure yongere ibe furu yego hanyuma rero ngaruke kuri rusange uko nari navuze ngo ndaza gusubiza ku ruhande rwanjye impamvu abantu bashakanye bacana inyuma uko ngiye mbyumva ku ruhande rwanjye ubundi ijambo ry'Imana Bibiliya muri Malaki haravuga ngo yaremye umwe kugira ngo izabone urubyaro ruyubahisha niko ijambo ry'Imana rivuga bivuga ngo yaremye umugore umwe n'umugabo umwe kugira ngo nyine famiye izazamuke babyare havukemo abana bubaha Imana iyo rero hajemo gucana inyuma nukuvuga ngo kubaha Imana kuba kwavuyeho hanyuma muri society uko turi ubu ngubu bikaba biterwa n'iki wowe wabanje kuvuga ngo abadamu ngo bakunda ngo ibintu nyine ku ruhande rwawe n'abagabo bakagira irari ngewe rero ntago nibyo nabyo ariko nanjye ngiye kuvuga uko mbyumva nta mugore ujye kurongorwa agambiriye guca inyuma umugabo we ntago bibaho n'umugabo oya umugabo we wavuze ngo munareba nibibi mukumva mushaka kumva uko bimeze oya pana kuvuga ko bimeze navuze ko areba yo gusa uzi ko umugabo reka nkubwize ukuri umugabo aricara akavuga ati uyu mukobwa turi kumwe tumaranye igihe ya fiancée nakubwiraga abizi neza ko azarongora uyu mukobwa ariko akaba afite n'abandi bakobwa batatu ku ruhande atereta kandi babizi ko buretse gato akanababwira ati ngiye sinzagushaka urabizi neza ko ntazagushaka ni ukuryoshya gusa nzashaka runaka urumva uwo muntu already agiye mu rugo afite side chick n'ubundi umugore namwima habaye ya crise
azajya kwa side chick cyangwa ashake n'undi mushyashya bivuga ngo wabivuze ngo mwebwe ni karemano ngo n'ubundi rari murariremanywe hanyuma mwebwe gusa wanze kunyemerera nta mugabo w'umugore umwe mujya gusezera musezera abandi ibyo ni iki genge ubwo nahereye ku jambo ry'Imana uko Imana ubundi yaremye urugo ubu ngubu rero ni ukuvuga ngo wowe mugabo niba koko ungejeje mu rugo twabanye mbizi ko ufite Jeanne ufite Jeannette ufite na Margarita mbizi ariko nyine uranshaka ukajya ukankana mukambwe ati ariko wakwikanumye ko ari we nzasaba ngako nkagushyira mu mago bariya simba kunda n'igihe tuzaba twashwanye nzaba mbizi ko nutinda mu kabari ntago ari inzoga gusa zagutindijeyo uzaba n'ubundi wagiyeyo none narangiza atangire no kubona nubwo wenda hari n'igihe wenda ubutanasohoye byinshi hanze nabona hari ibintu utujuje mu rugo tuvuge akeneye iyo telefone nkuko habivuze cyangwa se televiziyo abana bayimenye hakeneye kugurwa indi nturi kuyigura nawe icyo gihe bizamufata igihe kugira ngo kuko ntago ababuza abamutereta mu by'ukuri na umuntu umwe yigeze kumbaza ngo ariko ngo ni iyihe myaka umugore ageramo akaba adafite umuntu umutereta ndamubwira ngo ntabwo ibaho kuko na ba data twakuze tubona abasaza batereta abandi bakecuru baturanye ni ibintu byahoze kuva kera buri wese agira urungano buri muntu agira urungano ariko ngenda musubiza ngo nubwo iyo myaka itabaho umuntu adateretwa ariko niwe wimanaginga ese abamutereta arabemerera biterwa n'uwo babana kugira ngo abemerere sibyo noneho nkavuga nti okay umugabo wanjye okay niba nanatangiye muri nge kuvuga ngo ndagukeka usigaye uza mu Rwanda nanjye naba nanabishaka ntubikore noneho ugataha bunije wasinze twashakanye mbizi ko ufite abantu ku ruhande byose kabihuza nkavuga noneho n'umushahara we sinkimenya aho ujya nta nubwo aheruka kugira kunsohokana cyangwa se telefone yanjye yaramenetse kandi imbere yabikora none maze umwaka telefone yanjye nyikoresha ari ikimene bicikagurika ahita avuga ati noneho kuri ya list 10 wavuze wabyumvishe ko ndi bugaruke ku murongo twagendeyeho ya list 10 iriho abantu bantereta ndafata mu umwe cyangwa babiri nanjye ndebe wasi umwe mubo niyumvamo nundi ufite ubushobozi uri bungurira iyo telefone cyangwa n'undi mushasha ufite muri abandi bitewe n'ijambo n'uko akubwira kuganiriza neza yego nuvuga ngo umugore impamvu nakubwiye ngo twebwe ntago byoroshye guhita uca inyuma twe bidusaba ibintu byinshi binsaba ngo umuntu first of all mbe namwishimiye cyangwa se ababasha kumenya intege nke zanjye niba nkunda utugambo twiza akaba dufite urumva muri abi 10 nzamenya ufite utugambo twiza uko namuhaye umwanya cyangwa se niba koko iyo telefone umaze umwaka utayingurira nyine ndebe muri bashuti bawe hari n'igihe haba hari mu ntereta ariko kurusha ubushobozi cyangwa se nawe uba ufite ariko warabyanze kuyigura mwemerere gire gute yes ni ukuvuga ngo harimo ibintu byinshi harimo uburangare harimo kugera mu mago ari umugabo ari umugore tukibagirwa inshingano zatujyanye muri ruriya rugo kuko kera warongoraga umugore cyangwa umugabo akarongora uvuga uti iwacu imvange ndazirya ibintu byose ndabibona ariko noneho nkeneye umugore nkeneye umutima w'urugo nkeneye umuntu uzambyarira abana nkeneye umuntu uzanderera abana bagakura bafite discipline umugore ufite mu mutwe hazima kuri iki gihe bisigaye bisaba umugore uri mwiza kandi uri smart mu mutwe uzi gukora agahuburera abana akanagira ibintu byose akabikora ariko ubu twarabyibagiwe ubu basigaye bakora ubukwe mwiza isura yes nisurira konta mwiza mu mutwe nisurira konta ubwo icyo ruvuze mwiza isura mwiza mu mutwe ufite ubwenge uzi gukora iyo afite ubwenge mu mutwe abazi gukora yes kuko ntago uzashaka umugore utazabasha gukoresha abana cyangwa ngo akurikirane abana homework arebe ko bazikoze neza kuko akenshi mwebwe nta mwanya muba mufite rero ni ukuvuga ngo birimo detaye nyinshi ariko tugera mu rugo twese tukabyibagirwa tuzi ko ari umwarimu mwiza maze batonzi nuvuga ngo buri muntu agera mu rugo mbere abantu bakurikire mbere ubukwe bwabagaho abantu bavuga bati imvange narazibonaga amashuri iwacu barayandihiye nshaka umugore nyine ugenda akakora ibyo byose akadushyira ibintu nanjye akanshyira ku murongo kuko burya umusore niyo mpamvu bamwita ingaragu nuvuga ngo uhishatse abagukuye mu kwigaragura ukaza ugatuza none ubu ariko umukobwa yitwa nguki ubwo umwangavu nuvuga ngo yes umwangavu Moses tubyemera ngo umwanga hoye umugore nukuvuga ngo umukobwa ugiye gushaka ndagukosora umukobwa ugiye gushaka umwangavu
inkumi birakura. Umukobwa ugiye gushaka umuhungu nawe yitwa ingimbi n'umusore. Ubugaragu rero n'umusore. Okay, ako uko biri kose ingaragu nawe mu kirambi kandi icyo njye nashakaga kuvuga uko biri kose ikintu nashakaga kuvuga impamvu babyita gushaka ntago ari njye uza kugushaka ni wowe uza kunshaka. Yego. Bivuga ngo uze gushaka umuntu wo kugushyira ku murongo. Yego. Sibyo? Wo kugushyigikira. Yes. Ese ushaka umuntu uje kugushyigikira. Gushyigikira inzozi zawe. Icyerekezo cyawe. Kuko ufite inzozi abana beza bazaba abanyabwenge urugo rwiza rwiyubashye nkazana by'ahantu bakanyita umupapa. None se ubushatse wabugeza mu rugo wagashanga ushyigikira inzozi ze. Nibyo ndi kukubwira ngo ubwo uba utarahisemo neza. Ariko kenshi gushaka gushingiye ku gushaka umuntu uri bugushyigikira. Yes. Bivuze ngo ushatse umugore akaza adashaka kugenda ku nzozi zawe uba wayobye inzira. Wowe watoraguye ntabwo wowe washatse. Yego. That's why ugomba kubyitondera. Ubu n'ababyeyi babyivangamo kugira ngo bamenye uriya mwana n'uwahe ibiki byose kandi ngenda bishyigikira. Uretse ko hari abarengera bagakabya ariko abantu niba bakundanye imiryango nimenyane. Umenye umuryango wo ku musore, umenye umuryango wo ku mukobwa, umenye se umukobwa yararezwe. Nibyo. Yes. Nicyo umuryango ubereye. Ariko ubu umuntu anatoragura hari akazana ntubuze inguzanyo ibiki. Hanyuma nkomeze kuri topic kandi pastor yabihanuye. Ngo bahanuye birabyo nago ari byo. Niba banaguhanuriye ugomba nawe kubanza ugashishoza. Kandi Imana yabivuze yamaze kubyemeza. Yego. None uvuye iwanyu ibyo utabonaga ushe kubibona mu rugo. Ariko kuko uje nubundi warabibonaga ku ruhande kuri ubu basigaye bashaka avuga ngo kuko mu rugo bantesheje umutwe ngo kuki ntashaka. Reka nshake kugira ngo mbone umugore umbyarira. Nyamara ntiwitaye kuri vision y'abana azakubyarira. Icyo gihe ibintu bizapfa. Nuvuga ngo basigaye bashaka batitaye ku ngaruka cyangwa ibyiza nta nzozi zirimo nta future irimo nta vision bashyize mu gushaka kwabo. Ibyo byose rero bigatuma biroroha kuguca inyuma. Ni ingaruka zongereye gucana inyuma kutizera byose bibyara gucana inyuma. Yes. Kuko niba nge nagiye mu rugo kuba ko ngira ngo nshimisha ababyeyi sibyo nawe ukanshaka utazi wacu ukavuga ngo ni mwiza gusa afite nyashi ntuzi niba narize ntuzi niba mfite uburere abana bawe nzabaho uburere. Icyo gihe nitugera mu rugo n'imiguruko uzajya usohokera mu kabari kawe nanjye nsohokere mu kanjye cyangwa dushiduka twahuriye muri bivuze umuntu nashaka kubera ko ari imyaka imutegetse gushaka imusunikiyemo n'ubundi ntago abashatse kuko icyo giye gukora ni mistake ubukoze abakoze mistake ngo azongera bishaka kugira kubera ko abantu basakurije ngo imyaka bishaka impamvu yo guca inyuma mwashakanye. Yes. Yego. Shaka uvuga uti nkeneye urugo rwubaha Imana nk'uko Imana yabigambiriye. Ushaka umuntu wamwizeho umumenye kuko niyo mpamvu benshi baza banakurikiye iyo mitungo ubu byarateye aravuga ati Andrew afite amazu angahe afite ibiki akabanza akanamenya imitungo ufite aniza akakwisitazaho kuko azi ko nyine usitarikaho ugahita ushyira mu mago yakugezayo na amezi 6. Hari n'abantu baganira bavuga ngo bya bintu by'abasore n'inkumi bagira gutya bagakundana ariko bitarimo gufata icyemezo cyo mu rugo byo kundana bisanzwe kavuze by'imyaka akamutera inda. Yego. Hariya naho ntago kuba uteye umuntu inda ntago bisobanura ko mugomba guhita mubana. Ngo ni ikibazo gikomeye cyane ngo kuko hari igihe umushaka byo marangamutima cyangwa by'impuhwe umugiriye ariko atari umugore wawe. Yes, ugasanga ntago muri kandi abenshi babikora bavuga ati ko yamuteye inda ubundi yamushatse. Kwikinira mugaterana inda mwikinira ariko utamukunze utamuzi nawe atakuzi na umwana wanjye ngiye baramutse bamuteye inda nukubanza nkamwicaza nkamubwira se bimeze bite n'umuhungu nkamubaze se uramukunda ntago namubwira ngo shaka hari n'ababyeyi babishyiramo amafaranga rwose bakabashyingirana ejo bakamara umwaka umwe bagahita batandukana. Hari n'abavuga ngo buri yaramwanze baramusuzuguje aramusuzuguje ku musozi buriya mugabo cyangwa umusore ntiracyo pfuragira n'umwana mubi ariko abandi bakavuga bati ntago ari byo. Umubyeyi muzima akavaringa umwana we kuko accident iba ahantu hose mu bintu byose habaho accident. Umwana ashobora gukina na mugenzi we bagaterana inda ntago ari ngombwa ko amushaka pe nta makosa guhita mubashyingira. Igihe nshobora gukavaringa umwana wanjye akabanza akanabyara niba uri umushaka ukazamushaka nyuma. Ni ukuvuga yuko abana babirukana babapushinga banza ufata umwana umuhe gutuza noneho muganire mutuje. Bakunzi bakunda TV murabona tonze tabakorera umuti
ngewe mbagira inama ntimugacikwe ndabona Hari akantu tonze gato ushaka tonze azi ibintu kongeraho. byinshi yego hari akantu gato nshaka kongeraho ushobora gushaka umugore akaza akurikiye bya bintu ariko wamubera umugabo mwiza umutima wo gukurikira ibintu akawureka yego murakoze bakunzi babakunda TV mwakoze cyane kudukurikira ariko twose navuga ko mutunenga ibitekerezo byanyu inkunga haye mu kiganiro tukiganire mu buryo bwagutse ariko tugamije kubaka umuryango nyarwanda murakoze cyane w'umugisha Tonzi wakoze cyane Moses wakoze cyane wari umugisha bye bye